hari abaminisitiri ubwabo ntabwo bumva icyo bashinzwe ngo ni igiki. Barakugira minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa se ikindi kintu muri government, wowe ukambara amakoti ugasaba imodoka ya leta nshya ya Prado, ukumva none uri minisitiri kubera ko wambaye neza n'imodoka nshya ya government nshya. Hari igihe byajyaga biba ngombwa ko basaba Minafet cyangwa jewe bakavuga ngo ni intabare, perezida azajya mu Bushinwa ejo, azajyana n'umugore we kandi bagomba discours bazavuga bombi, bakavuga ngo nta wundi muntu uri bubyandika ngo ni jewe. Ubwo nabwiye witwa Mukama directeur politique Minafet nti wowe sasa akazi kaveho hagiye wundi. Cyo genda narabarebye nsanga batazi n'ibyo bakora muri Minafet, kandi narabivuze na Ministre Gasana ndamubwiye nti ahangaha mu mariki Kagame azi ibyo mukora ahangaha mwebwe, mufite plan stratégique ibyo mukora ati ntayo, mukora ibikize. Ntabwo rero umuyobozi na n'ubu ngubu umuyobozi ikitwa umuyobozi mu Rwanda ntabwo birabajyamo ko ari abagaragu b'abaturage b'u Rwanda. Abaturage nibo ba boss, ariko nanone abaturage ntabwo barumva ko ikitwa umuyobozi ari umugaragu wabo, ahubwo barabizi ko ari umuntu uhanitse, bo ari ibimonyo kandi ko bagomba kubasya. Iyo ugize ikimonyo baragusya, kuko perezida wa Repubulika Kagame yaranababwiye, we ubwe yabwiye Kigeli Washington, yarabitwibwiriye hariya muri, niba akoze biriya we nka Bizimungu Pasteur nka president, kandi azi neza ko ari top muri le mouvement ou plutôt le parti, byose ni kimwe, si kimwe burya. Yabaye muri mouvement ya FPR, yagiyemo ajyanye na kaje guhakwa bacigoma mbarora. Wahise utegeka ko bamufata? J'ai demandé président, babwiye ko ngikomeza kubagira inama, ari perezida wa Repubulika, ari n'abandi, cyane cyane uriya mukobwa uduhagarariye hariya, uhagarariye ntabwo ari twebwe nk'u Rwanda, hagarariye bya bindi bita l'Organisation Internationale de la Francophonie, la bien nommée Louise Mushikiwabo. Ni buri munsi tuba tugira gutya. Nta kintu uzagira ibanga muri u Rwanda, kuko igihe n'igito gisigaye kugira ngo jewe ngire handi njya, ngomba rero gusiga umurage w'abana b'u Rwanda babyiruka, abangaba bariho basimbura abandi mu mirimo, babyumve neza bazitonde, kuko turabasuje kandi turabifuriza ibihe byiza nshuti mudukurikiye. Reka twizere ko muherereye muri amahoro, ari abari mu Rwanda, abadukurikiye muri mu mahanga ariko mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, twizere ko muri amahoro. Yeni Jean de Dieu Karinijabo, ariko kuri kamera turi kumwe na Muzehe Ntarugera Deo Koya. Nta mahoro? Ndamahoro baje. Murakomeye cyane ntabwo ndibivuge ko ndi urutare nk'aba bandi bavuga ngo duhagaze bwuma, ndavuga bose ndabahabyara Imana bo hambere. Wenda aho ndi ariko sindi urutare, ndakomeye nka rwa rwondo rusukuma. Ese iki ntikibanditse byawe? Oya nta kibazo. Ntugakomere nk'ibuye rw'urutare, ukomera nk'urwondo rusukuma, rwa rundi rutajya rugiraho urutare rusaduka urwondo rugisukuma. Uwo ni umunyarwanda, ni imvugo nkuru y'abanyarwanda. Muzehe Ntarugera Deo rero yabaye yakoze mu nzego zitandukanye z'igihugu, yabaye umujyanama mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, yakoze no mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yabaye umwarimu muri kaminuza zitandukanye, yaba i Louvain, yaba kaminuza yo muri Nigeria. Mze CV yawe nyivuze nk'uko iri cyangwa hari ibindi ntashyizemo? CV y'umuntu burya ntabwo igomba kuba ndende, kuko akenshi barakabya bakavuga bakandika byinshi bavugaguzwa. CV y'umuntu ivugwa mu ijambo rimwe, ibyo biba bihagije. Irihe? Nk'uko bivuze mu magambo avunaguye, wa mugani ni ibyo, ari kurumva ko ubundi babandi bagomba kuvuga amavuna amavuko. Umuntu yavukiye Strida, hanyuma Kongo, Masisi, ibyo byose bishobora kujya muri cadre ya CV ya indi bita complet. Ariko hangana nta mpamvu yo ntabwo nsaba akazi giye sinya nsaba akazi, nta mpamvu yo gutanga CV rero. Ibyo birahagije nk'umunyamakuru, ibyo uvuze utangariza
abanyamakuru bacu batwumva kandi ndamukije. Baramukije nifuza ngira nti mungire mbagire twese tugira u Rwanda, kandi kugira u Rwanda no kugira Imana ukabagira n'isi yose. Hanyuma muri presidence wakoraga iki? Reka ariho duhera. Murahera mu rwego rwo hejuru kwa Perezida wa Repubulika Kagame, kubera ko umuntu avuga ava ku isonga amanuka ajya hasi. Wa Perezida Kagame, imikorere yanjye na Presidence ya Repubulika y'u Rwanda cyangwa se na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ahandi nagiye nkora mbagira inama sinya nsaba akazi nk'uko navuze. Natabaragaho rukomeye, bagiye bati mumubwire bamugabaze, nkagenda rimwe na rimwe nkagenda ngasanga hariho imirimo bansaba nabasha kubakorera. Icyo mbashije cyose ndagikora, kandi sinkorera amafaranga, sinkorera guhembwa. Muzabaze muri Gande niwe ubizi cyane. Muri presidence nagiye mbatabara rimwe na rimwe mu mpamvu nako mu mirimo ijyanye na communication technique, nko gushinga, habaye ikibazo cyo gushinga ibingibi byadutse by'abazungu babyita harya ngo iki, ibi bya internet, communication électronique, ibyo rero kubishinga muri Presidence ya Repubulika nagombye kubatabara kugira ngo bashinge icyo ngicyo cyo kugira ngo bajye bagira imirongo banyuzamo, tunyuzamo amakuru avuga u Rwanda kandi avuga ibikorwa, atangaza ibikorwa by'u Rwanda mu rwego rw'ubuyobozi bukuru. Hari muri umwaka sinkwibuka icyo gihe ryarira, ça pas d'importance. Hari umwana uzi gushinga ibingibi, kubishyira les matériaux techniques, ariko batazi ngo bizakora bite, ibizajyamo babyita, urumva ibi byo gufidinga buri munsi baravuze ko tubifite, hagomba no bien sûr hagomba kuba abantu bagomba kugira icyo batangaza kugira ngo amahanga amenye ngo mbese hakorwa iki muri Repubulika y'u Rwanda iyobowe na Kagame. Iyo ni ingingo imwe. Ahandi nagiye mbatabane muri ibi ngibi bya translations, gusemura indimi. Nagiye mbikora mu nzego z'ubuyobozi hano z'u Rwanda zirimo cyane cyane nagiye mbikorera Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kuko niho bikenerwa cyane, no mu biro bya Premier Ministre rene na Presidence. Muri make ni ibyo ngibyo nagiye mbagiramo inama. Bivugwa ko uri no mu bandikaga imbwirwaruhame za Perezida mu rurimi rw'Icyongereza. Yego, ntabwo ari Perezida Kagame wenyine, niwe yasimbuye Perezida Bizimungu. Nawe hari igihe byajyaga biba ngombwa ko basaba Minafet cyangwa giye bakavuga ngo nintabare, Perezida azajya mu Bushinwa ejo, azajyana n'umugore we, kandi bagomba discours bazavuga bombi, bakavuga ngo nta wundi muntu uri bubyandika ngo ni jyewe. Nkavuga se kuki mugomba kubinyandikisha, kandi aribwo bakantungura rimwe na rimwe nkabareba igitsure abo muri Minafet, ibyo ntibikorwa. Mbaye ngihinguka ngaha ngo mvuge ijambo Perezida Bizimungu azabwira Abashinwa, kandi aribwo bwa mbere u Rwanda rushya ruyoborwa n'inkotanyi rugiye kongera kubonana n'Abashinwa, nanjye ngo rugiye gutangira. Imyaka 30 iratambutse, Abashinwa babana na Repubulika ya mbere n'iya kabiri, none iyi ngiyi ya transition iratangiye. Ngo jewe nibwo nyaduka ahangaha, batani wowe ubizi nta wundi wabibasha. Mbabwira ibyo nshaka rero, cyangwa nandike roman. Attention, kuko icyo gihe iyo wandika discours ya président d'une république qui émerge, Repubulika y'u Rwanda yari kiva mu menyo ya rubamba itaranavamo, jenoside yari gihari. Ngo jewe ntarugera mwene Lazaro Mushamo ngo nandike discours igomba kavurenga imyaka 30 hafi aho y'umubano w'Ubushinwa n'u Rwanda na coopération. Birasaba ko umuntu agomba gusoma ngo haba ibiki n'ibiki. Jewe ntabwo ndi umunyarwanda, naje ku munyarwanda ejo bundi. Ubu cyane cyane gende muzungu petit, iyo uvuze ngo sindi umunyarwanda mba mvuga ukuri kwinshi, kuko passport y'u Rwanda ejo bundi nibwo natangiye kugendana. Ubu nagendaga passport z'amahanga, Congo n'ibindi byose. Ubwo nabwiye witwa Mukama, directeur politique Minafet, nti wowe sasa akazi kaveho hajye hundi.
kuko sinsaba akazi yewe ahangaha hari akazi nabasabye nasabwe kujya muri Minafete mu kwezi kwa mbere kwa 95 naranze. Impamvu nanze kujyayo ni iki? No kubavuga ngo ugenza ajya mu mahanga. Mvuye mu mahanga imyaka ni magana ibyatsi. Ahangaha enfin ni birebire ahangaha ariko narabwiye no sinshaka kujya mu mahanga. Baravuga ngo uzajya muri ambassade ngo guhembwa amadolari. Ntabwo nje gukora amafaranga yewe. Je kubaka u Rwanda kandi sindubakira hanze yewe. Ibyo kubakira hanze narabigize ubu nuko gukira mu Rwanda rwagati. Icyo gihe naranze hari mu kwezi kwa mbere kwa 95. Ko baravuga ngo hari umurimo ngo hari umurimo wabagenewe. Ese ni umurimo ki? Ngo mu bintu bijyanye na diplomasiya kandi tubona mubizi cyane mwadufasha. Murashaka ndabafashe se muri mbabare. Dufasha imbabare. Ntabwo leta y'inkotanyi isimbura leta y'ibikoko ari leta y'imbabare. Ntabwo bagomba gusabiriza no gusaba apana. Nababwiye en fait de compte icyo gihe narabarebye nsanga batazi n'ibyo bakora muri Minafete. Kandi narabivuze na Minisitiri Gasana ndamubwiye nti ahangaha mu mariki. Kagame azi ibyo mukora ahangaha mwebwe. Mufite plan stratégique ibyo mukora ati ntayo. Mukora ibikize. Ngo ni kizimyamyoto ngo ni bya kizimyamyoto rero ngo tu vois imirimo ya institution idafite plan stratégique et puis institution gouvernementale. Ariko wabyumva kuko ari bwo wenda leta yari gitangira wenda bari bagishakashaka bagihuzagurika. Niyo muhuzagurika mugira un plan nibura igisa nka plan ikavura nibura umwaka umwe cyangwa ibiri ko plan stratégique urumva mu gihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga niyo yabaye ya nyuma muri zose kugaragaza plan stratégique. Urumva ariko si ikibazo cyabaye nahoze narwanye n'abaminisitiri benshi bagiye basimburana vuba cyane umwe umaze kubwira akabaragiye. Bon batunyuriremo nadutse hariya ntanabishaka kuko barambwiye ngo se ko nterera abandi ku rugamba. N'urugamba mu muzi rugamba cyari cyo murajagata. Nahageze itariki ya 10 na kangahe le 13 mars itariki ya 13 kwezi kwa 95 na gatandatu naranze sinagiye baraje banzanze iwanjye bavuga ngo rebyangenewe giye bansanga iwanjye ndabana banje nuko nawe sabakaze kuko inkumi iriranga. Bansanze iwanjye muri 95 mu kwezi kwa mbere ubwo 95 naranze nabwo ubatumye avuga ko ngomba nzajya gutanga urugamba kuyuka mu mahanga ngusubire mu mahanga simbishaka mugire mubwire kugiye nanze. Ninde ubwo wari uje kukureba? Abo bazaga kundeba bazaga bavuga ko ari ba emissaire ba FPR ngo bashinzwe ibindi bamwe bari za Minafete ndandi navuga nti giye sasa simbazi ntimunzi ati ariko turabazi mwebwe kuko mwaramenyekanye kurwa hanze mu mahanga imirimo mwakoze ya turayizi kandi habaga harimo enfin ntabwo turi burondogore sindi burondogore kuri iyo ngingo ni muvuga amazina bariyizi hariya bazimenya nibanyumva harimo nk'uwitwa Ntuza Mukama Willars ntese kuko yajagataga cyane none Minisitiri Gasana rimwe yamubwiye atari ati hangaha icyo gihe ari directeur wa affaires politiques hari baravuze ngo hano hari abantu bajagata birirwa babyina muzunga bibwira ko kujya muri presidence no kugaruka no gusubira inshuro 10 munsi ariko gukora akazi kubanye n'abahanga. Ibyo kandi yarabigiraga buri kanya avuga ngo muri imodoka ya leta ihari vuvu nanzi imodoka ya leta yene nafashe imodoka za leta zingizi ugera mu nzira bati hagarara abapolisi bati kiye imodoka iruhande wegenda n'amaguru apana. Ibya leta no kubyitondera byari bikiri na bikeya. Nategereje kuzana yanjye naje kujyayo mu kwa gatatu kwa 96. Iki cyagukuye kwizimu ukajyayo gukora? Peti kubaza ibibazo bikaze icyo kirasaba ko maze kunywa itabi ariko ndabona harya ibi byanyu ntawe ujya kunywa itabi niyo mu busanzwe mu rugo. Oya nta kibazo harimo rimwe twiganirira nta kibazo rimwe twiganirira usubiramo ikibazo numve. Nari nkubaje ni iki cyagukuye kwizima bigatuma wemera kujyayo kandi wari waranze? Ndakibabwira ubundi icyatumye ntamika nkajya kurwana
bavuga ngo hari urugamba natereranye abandi ku rugamba hari urugamba iteka nitwa Ntarugera abatarugera mu Rwanda sizi ko amateka yabo nibo barusha abandi kwirukanka ngo bajye gupfira kuri front line nahagurutse iwanjye ari uko nzi ko iryo jambo uwo muntu yavuze rigenda gusa nk'aho ari ryo yuko urugamba rwo nawe iyo uvuze ngo hari urugamba ndatabara nahise ntabara kubera ibyo bambwiye ko bati uratererana abandi ku rugamba mpine ngaho mwavuga sasa ubundi mwaravuga ninjye mu mahanga ubwo muvuze neza reka nze ndagenda kubera iyo mpamvu nyine nababwiye nti bongo mutegura ahantu ngiye nzakorera ariko ntabwo nzajya mpikira buri munsi kuko ntabwo sinshaka kuba muri fonction publique consultant nakubwiraga ahubwo nanjye nkubajije nti abaminisitiri mwakoranye n'ibandi muri Minafedi abo ngabo navuze ko baje oya ndavuga bihuta bahava baza abandi baza Kagame yahoze avuga ati ese mukora iki muri Minafedi bamaze iki ati umurimo ntugaragare kandi hari abantu 125 ku buryo diplomasi vice perezida agomba kuyikorana na perezida bakayikorana na primature bo batabona Minafedi icyava bajagata ese byaterwaga n'iki nuko nta bumenyi bari bafite mu byo bakora byaterwaga no kwirengagiza inshingano byaterwaga n'iki uko babibonaga byaterwaga nuko urumva ibi bya kizimyamyoto niko wo ngo Mukama Welarisi yavugaga ngo ibyacu ni kizimyamoto ngo kuko turacyari muri transition ntabwo mbo kuzimya imiriro yaka nta wababuza ni byiza ni mwizimye ariko se uzayizimya ute mu gihe utazi ufite abantu 120 batazi ngo diplomasiya niki ubanye n'amahanga niki muri Gande niyo niki kubwira rimwe ntese nimbwira Charlie kubu ngubu wowe uje ahangaha abantu bakaba bibwira ko ibintu bigiye kuba byiza bamwe na bamwe bagira bati noneho ubwo haje umuntu w'intiti kandi wakoranye na perezida Kagame igihe kirekire n'inkotanyi akabona secrétaire général du Front Patriotique du Rwanda ni kunduza umaze imyaka 2-3 nkabona nta gihinduka kora ibikika kajagari sha ngiye kwigendera nido nturuzi kwa nsanze ahangaha ukabwira abantu bose mu ruhame muri Gande yaje asimbura witwa uyu mwana uva mu Kagaramani hariya hafi y'ababembe yitwa Ndera mugufi umusiramu akaba n'umukristo cyarimo yitwa ubungu yagiye muri Sudan ngira ngo gukorera UN mugufi izina rye afite Andre Bumaya Kagireso Andre Bumaya yasimbuye Andre Bumaya mu kwezi kwa 10 kwa 1991 ubwo urumva rero reka mbwire ko bakurikiranye ubyumve neza jewe nakubaye ko nanze kujya muri Minafedi mu kwezi kwa mbere kwa 1995 impamvu nabyanze wenda sinayivuze bihagije ariko si byiza iteka gusubira kuzura kaboze urabona nagiye hari uwitwa Anastase Gasana muri uko kwezi kwa 3 kwa 1996 Gasana yasimbuye uwitwa nanjye kuvuga ngo witwaga nkaho yapfuye ntabwo yapfuye ariko nibamba riri hariya mu Bufaransa wahoze ari ambassadeur w'u Rwanda mu Bufaransa igihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda izina ry'intiri rikunda kubanguka w'igisambo watwaye amadolari menshi ngo bamutumye ngo ajye size ko ariko bishobora guta ntabwo muzi yitwa Jean-Marie Vianney Ndagijimana niwe wari ageze New York arigitana y'amadolari 100,000 enfin mubashaka koze yojyana miliyoni zitabazi igenda amafaranga si $1 ntacyo byadutwaye ibyo ngibyo ariko ubwo nicyo gihe enfin Gasana simbuye Ndagijimana Gasana simbuwe na Amuri Suwedi niba ntibeshye Amuri Suwedi yavuye Cairo yari ambassador Gasana yaje kundirira ati giye ati barampe mu kiye ati ukuntu bangenje ati uriya muntu w'ikimara utazi no kugira icyo akora amaze imyaka myinshi Cairo yiryamiye nta n'icyo akora na busa ati niwe bansimbuje reka mbabwira akantu kabasetsa ubwo ngo bashyizeho ngo simbure Gasana yari inshuti yanjye namukundiraga yarapfuye twaramuhambye hambere n'umusiramu Amuri Suwedi
yari umwana mwiza yo mwiganirira gutya ikiganiro nta imuriye ni iyo nabaga ashaka guseka namutelefonaga ni petit ni nka nseze sha akagira ibiro 120 ariko yapfuye afite ibiro nk'icumi. Yari umwana mwiza kuko yaramaze imyaka myinshi muri diplomasi, niwe veteran u Rwanda bagize hariya. Yatangiye muri 1966 na Foreign Affairs Ministry ya Rwanda. Yaje kuyivamo hambere, yaje donc ubwo yasimbuye Gasana, pardon, yego yasimbuye Gasana nko muri za 1990 gutyo. Gasana we bamugize icyo gihe Gasana cyo gihe ntabwo yasimbuye ngo ajugunga hanze icyo kigare, bakitaga ikigare. Abantu b'urwenya rubi bavuga ngo leta y'u Rwanda ni ikigare, ngo ni ikigare, ngo ni ikidege, ikidege. Hari umuntu wanditse iroma ntoya witwa Gasimba yandika ngo ya ndege iratambuka, ngo iyi ndege avuga enfin Gasimba n'umwarimu muri universite. Nkunduku yaranditse Gasana ati gene ati ko batwanditseho ni uvuga je nawe wambwawe ati twese nka abantu bashinzwe gucraftinga leta nshya y'u Rwanda inkotanyi ngo turi kidege, ngo turi indege, turaguruka cyane atoya. C'est une fable formidable, si agatabo sinkikabona, mais c'est bon de lire ça. Et hari abashatse kumugirira nabo mwana ngo arasebye, no pas question, nagombye kuva ntimwibeshye ngo mugire icyo mumutwara. Abantu bo dukeneye kurusha abaministri mushyira agaciro kuriya gasumbye ka ministri inshuro igihumbi, ariho aradukebura. Mujye mukunda n'ubakebura, ndetse nk'uyu mugabo hari bamurakariye, uyu President Trump wa Amerika yaravuze ngo ibihugu byacu ni ngo za shit holes. The people of the shit holes countries, when they come over here, those shit countries, avuga ibihugu byacu bya Afrika, hari abarakaye ngo yadututse ngo tudusarane, bava mu duhugu dusa nk'udusarani, ntabwo bagomba guhora baza n'iyo misarani yabo bagenza. Hari abarakaye, no ntimukarakazwe n'ibyo. Ugize imana ubonye umuntu gukebura ngo igihugu cyawe ni umusarani, reka ku musarani sasa, ahubwo kugira ngo urakare wabivuze. You get? Yes, I get the point. Hanyuma waba wibuka nka diskuru imwe wigeze wandikira president? Yes. Uravuga president Bizimungu cyangwa President Kagame? Byose byari biri muri stock hano electronique, muri za emails, muri ya ntuza ya email yanjye kavuringa space y'imyaka hafi 30. Ariko birahari biba bibitse. President Kagame discours namwandikiye ni iyihe? Hazafishiye nyinshi, ubwo nshobora kuzayikubwira gutaha nabyusa. Ushobora nko kuvuga uti wenda ajya muri Nigeria nigize mwandikira discours ari buvugireyo, cyangwa se agiye Njamena gusa. Ni gakeya we namwandikiye, en fait nk'ubwo Bizimungu namwandikiye inshuro imwe cyangwa ebyiri. Kagame imikoranire ye nka vice president cyangwa nka president yabayeho, ariko nk'ubu umwiti ijambo wamwandikiye yavugiye hanaha ni irihe, ngize icyo ngo subize cya vuba vuba byabakurarira wa mugani w'Abanyarwanda. Kurarira si byiza rero, ni nko kuvugaguzwa. Ndibuka ko hari igihe habayeho kwandika ibaruwa iva hariya ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga ijya kwa vice perezida Kagame, minisitiri w'ingabo. Muri maro urumva rero utu tubara twagendaga tugomba kugenda mu Cyongereza, n'igihe bavuga kamwe kagiye kanditse kavuga ngo nakoresheje babyita ngo iki aka kantu wandika kavuga ngo monsieur le président ni adresse, l'adresse en titre naravuze handi ibaro yagiye ivuga ngo Your Excellency, Vice President and Minister of Defense and dear colleague. Your Excellency, Vice President, Minister of Defense and dear colleague. Ukaza gusinyura Gasana urumva
ntabwo nabigize kubateranya yego oya nabigize pour la collégialité dans mon esprit j'ai rédigé cette lettre bon j'en parle maintenant parce que ce sont c'est des classes ça normalement babyita ngo n'amabanga ya leta ariko akenshi barakabya amabanga ya leta agezaho amabanga yizaho akaba déclassifié akaba yajya maintenant je peux en parler c'est la première fois que j'en parle du moins iyo mbyibutse ndaseka kuko byateje polémique icyo gihe ibara yaragarutse hagarutse la lettre a été répudiée répulsée yagarutse muri minafeti ifite une annotation saying au rouge with the red color dear friend was crossed by red pen si huro dear colleague yaragarutse barigishije aho ngaho nk'imfabusa Gasana hari ikintu yakubwiye ati biriya wanditse ni ibiki cyangwa hari wakubaje ati kuki wabishyizemo Gasana ntabwo ari gutinyuka kuvuga imvugo abwira giyewe kubera iki ntiyashoboka kubera iki hari impamvu ntari ariko yari supérieur wawe tout à fait oui il était le ministre des affaires étrangères kuki atari gutinyuka ze kuko kubwira ntabwo ari gutinyuka kuvuga ibintu enfin wenda ndakabije ahubwo yewe naje kumenya numvise abantu bijujuta hejuru hari umuntu wijujuse bukeya yitwa Kadende yari directeur de cabinet icyo gihe bavuga directeur de cabinet wa ministre Kadende yitwa Kadende sinzi niba abahehe Kadende byabaye ikibazo urumva aho ngaho habayeho ikibazo kitari cyanjye inzego ubundi hari igihe umuntu acunganisha sorry hari icyo nangije ntakomeza nta kibazo habaho gucunganisha inzego hari igihe abantu babigira nkana bati urwego runureka nzigonganishe bibaho cyane nawe ni cyo cyatumye ugashyiramo reka ibyo ntabwo byewe turere naje ku rugamba rwo kugira ngo none se kuki wundi we wagashyizemo ngo gatera kamaye ariko uri ibamba uri nyundo kuki wagashyizemo reka ndagusubiza humura dore iyo mwebwe nk'abantu mwumva ko muri bashya mushinga leta nshya isimbura iyaboze repubulika y'abandi bise ngo hari abavuga ngo repubulika mputu ebyiri ngo hagiye kuza ariko baribeshye ngo hagiye kuza leta y'intuzi repubulika y'u Rwanda RPF driven Rwanda yagombaga kugira un certain sens de collégialité je répète un certain sens of collégialité iyo ngiyo na n'ubu sinyanyibona niba uri ministre uri premier ministre ni urugero hari n'abagira ba vice premier ministre vice ceci vice là urabona umwana nkuriye Makuza Bernard imfura cyane witonda bitagira uburyo wagereranya sindabona undi wigeze agira préséance nk'iyuriye Makuza Bernard premier ministre niwe wa mbere twagize mu Rwanda wagize imyaka 10 akayuzuza ya Prime Minister of the Republic of Rwanda for 10 years nta wundi nkawe wigeze abaho bazamugira wenda gutasimbizi ni nawe waje kandi arangije uwo murimo yawugiyemo avuye muri ambassade yacu ya Bonn Germany hari abantu bawushakaga uwo mwanya ariko batangajwe no kubona perezida wa repubulika icyo gihe Kagame yaramaze gutorwa bwa mbere gatorwa by consensus muri 2000 nibwo yahamagaje uriya mwana w'umunyarwanda uzi kuvuga yitonze kandi adashidikanya ibyo avuga yarasanzwe ari mugenzi wanjye kuko yewe urumva nk'umuntu Gasana yari yarambwiye ngo njye babwira ibyo bakora ba ambassadeur ejo mbibabwira udahari ndige nabo baje mfite ati ndabuguhaye ati kuko wowe urabizi ibigomba gukorwa ati hari n'ibyo uzi kundusha ati jye bambwira ibyo bakora urumva rero hari igihe na telefone ba ambassadeur nkabakibura rimwe na rimwe cyangwa se nkabandikira Timo uriya rero we twabanye neza cyane muri byose yajyaga nambwira ati nsimishwe cyane iteka no kubona ikintu nyandikiye ati ko biba biri mu bwenge kandi bigaragara neza ko bivuye ku mutima w'umuntu ukunda u Rwanda nk'uko nanjye ndukunda très bien iyo collégialité ntayo ubona n'ubu ntayo
ntabwo wagira igihugu gishya ugiye kubaka ngo habure collegialité. collegialité ubwo ni nk'ubuvandimwe hagati yanyu. Oya si ubuvandimwe ugereranyije de manière peut-être de manière contrastive ou symbolique ou métaphorique, mais iyo umuntu agiye muri government ntabwo aba agiye gushaka abavandimwe. Umurimo uhari si uwo kuvuga ngo tubaye abavandimwe kuko icyo gihe haba habayeho nepotisme, abavindimwe. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga permanent consultation and corresponding imperative yo guhora mwuzuzanya buri gihe, kuko urabona diplomacy mu universally and always diplomacy is run by 3 institutions more than any other thing that they can share. There is the presidency of the republic, then the prime minister's office, of the president, the office of the president of the republic, the office of the prime minister, and the minister of foreign affairs. Urumva ko ni institution eshatu za government, des branches du même gouvernement. Mais évidemment, iyo tuvuze the office of the president of the republic, iyo ntabwo ari branche ya gouvernement, c'est une institution à part. Institution politique ni ziba zikurikiranye gutya, nk'ubu president's office ni institution, political institutions, the office of the president ni institution. Icyo gihe ntabwo ari nka Kagame mu gihagararo cye, ahubwo ni isi is an institution. Abantu kenshi ntabwo bajya babasha gutandukanya umuntu na institution we aba ahagarariye. Donc ntabwo hashobora kuba haba confusion ngo umuntu yibwire ko prime minister's office ari institution. No, government is an institution. That is the office of the president, the government, then bya bindi bikurikiyeho by'abadepite mu nkiko ubutabera. That is, you see, the response, hari ikibazo aho sinza kubivangitiranya, ndasubizaga cya kibazo cy'uko collegialité niba ari ubuvandimwe, si ibyo abavandimwe b'u Rwanda ese ntuzi ko baryana, niyo kibana n'ubuvandimwe, ni imikoranire ihoraho no gufatanya mu kazi. Très bien, yo gufatanya, kwibukiranya, kureba niba ibintu bitajegajega hanaha, kuko en fait de compte za ministère za gouvernement si y'u Rwanda gusa ni nk'amashami y'igiti kimwe. Rero ubona ari impamvu idahari iyo collegialité, ubona ari impamvu iyo mikoranire idahari myiza. Impamvu ntabwo ari imwe, kuko na president ajya bivuga atugasanga ministre n'umunyamabanga wa leta mukorera muri ministeri imwe ariko nta ukebura undi nta wuzuza undi. C'est ça. Kagame arabibabwira ntasiba kubivuga, ndetse biramurondogoza bigasa nka wa wundi uza nk'ucurangira abahetsi. Ejo bundi hari ijambo ryiza n'ababwira ati muri rata ngo muri abayobozi ntabwo ari ubwirasi mugomba kugaragariza abanyarwanda, ahubwo ni ukubakorera ibyo mushinzwe kandi mukabubaha cyane cyane. Ntabwo rero umuyobozi na n'ubu ngubu umuyobozi, icyitwa umuyobozi mu Rwanda ntabwo birabajyamo ko ari abagaragu b'abaturage b'u Rwanda. Abaturage nibo ba boss, nibo ba boss. Ariko nanone abaturage ntabwo barumva ko icyitwa umuyobozi ari umugaragu wabo, ahubwo barabizi ko ari umuntu uhanitse, bo ari ibimonyo kandi ko bagomba kubasya. Iyo ugize ikimonyo baragusya. Yes. Aho ngaho turacyafite akazi kuko ntabwo ari iby'u Rwanda gusa ariko. Yego, nayo ngiye kubaza impamvu ubona iyo mikoranire idahari. Ntabwo ndi bushakishe kure kuko ni ibintu iyo umuntu yivuruguse mu bintu cyane birimo n'amahwa aguhanda, kandi ubona habaye dore impamvu ya mbere. Hari abaminisitiri ubwabo ntabwo bumva icyo bashinzwe ngo ni igiki. Barakugira minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa se ikindi kintu muri government, wowe ukambara amakoti ugasaba imodoka ya leta nshya ya Prado, ukumva noneho uri minisitiri kubera ko wambaye neza n'imodoka nshya ya government nshya. No, diplomacy ntabwo babigisha diplomacy ngo ni igiki. Kwiga diplomacy si ukujya muri universite, ni ukwiga kandi kwiga kwize no kwiyigisha kandi ugahozaho.
ubundi kwiga kwiza no kwigana uko ni ukwa mbere. Kwiga ni kabiri, hari ukwiga ni ukwigana, ukigana ugahozaho. Ubundi kwiga kwiza kwa cyane ni ukwiyigisha kandi nanone ugahozaho. Nta numwe nabaje rimwe Gasana na Stase twabaye Gasana nanjye twabaye nka bya bindi bita mu Gifaransa les Dupont, abantu indatana yahoraga ari iwanjye. Yahoraga ari iwanjye nanjye ndiwe ngira ngo habe college ndebe ko namupompamo nawe kampompamo ibintu bituma tuba navuga ngo iki. Urabona namugiraga inama, nari nshaka kumugira inama officiellement, ntabwo nari nshinzwe ibyo ngibyo jewe, nari mfite ibyo nshinzwe, ariko byabaye ngombwa ko wansaba ko nzajya mugira inama, kuko yarambwiraga ati nta wundi muntu mfite muri ministère y'ububanyi n'amahanga, ngo nta wundi muntu mfite ufata initiative sinzi ko babyita mu Kinyarwanda, ngo nta muntu n'umwe ufata initiative kubwe ngo abwire ministre ibintu bigomba kwitabwaho kandi vuba, ngo abwire ministre ibintu bigomba gukorwa, kuko urumva ko nta plan stratégique yari hari. Iyo mudafite plan stratégique, ati abantu bose dufite muri ministère, abo bose ureba bafite ibiro byabo, ba directeur, ba secrétaire général n'aba division n'abakate bose, ati bategereza ko ministre abwira iki bakora. Ati barategereza ko jewe ministre Gasana mbabwira ngo nimukuri iki. Ati kandi iyo mbibabwiye ngo babikore, ati iyo mbabwiye ngo bakore umurimo uyu bawiteho kandi vuba. Ati baragenda bakabyagira mu biro byabo, ngategereza ngaheba bagira icyo. Ati ya dossier nabohereje ngo bige ati barabigira ese kuki babigira nyakuri, kuki utabasezerera? Ati je ntabwo basha mfite. Ati ubasha bwo kugira ngo nirukane umuntu hasi ndacyabufite. Ati nigeze kubigira. Afite byumvikane ko nko twavugaga Mukama Werarisi cyane cyane niwe mvuga ko niwe wakunda kunjagata hafa mubwira ubusa bwinshi nkamureba nabi rimwe na rimwe. Je nararaga hari mubi, nahirwa nkarara bugacya sinsinziriye nkavumbira ariko ngiye gukaraba ngasubirayo nijoro n'amaguru, nta modoka ya leta nashakaga, na saa munani nijoro nkajya iwanjye nkagaruka nijoro. Urumva ntabwo nasiganya, urabona ukuntu ngana, ntabwo nasiganya bagenzi banjye mu mirimo. Baravuga ngo nka Gasana ntakambira gati ibi nibi dubanze kubikora, ntugatakambe jye umbwira jye mbikore ibyo nshoboye, ibyo ntazashobora nzakubwira nanjye nzakubwira. Ati nkubu ati nkuriye, ati agatanga urugero kurongo nkubwiye ntacyo bapfaga kindi kitari uko Mukama yarajagataga gusa, ntabwo yajyaga nka directeur. Ndabivuga bimenyekane kuko ntabwo bikiri ibanga, ntabwo ibi ntabwo tuzabigira ibanga ngo na muri Gande nande wundi nta kintu uzagira ibanga muri u Rwanda, kuko igihe ni gito gisigaye kugira ngo jewe ngire handi njya ngomba no gusiga umurage w'abana b'u Rwanda babyiruka abangaba bariho basimbura abandi mu mirimo, babyumve neza bazitonde, kuko ni hataba collegialité muri ministère ubwayo ngo abantu bumve ko bagomba kuzanya muri ministère, ntawe kureye hagati y'aba ministre babandi bitangwa abagize guverinoma. Abagize guverinoma rero hano mu Rwanda aba ministre bagiye bibeshya cyane, na muri Gande nari nzi ko azahindura ibintu, nawe imyumvire niyo bumva ko bagize guverinoma ari les individus. Aba ministre ngo nibo bagize guverinoma, mais non, ntabwo ari aba ministre bagize guverinoma. Aba ministre dufite kubohereza muri congé bose, aba ministre bose icyarimwe ushobora kuvuga uti tous les ministres allez en congé, cyangwa se ikiza kiraje gitwaye aba ministre, ariko ntabwo corona yajyana aba ministre bonyine. We nka president wa Republika ushobora gufata ubutegetsi bw'igihugu ku ngufu za gisoda ugabana n'umusivili, noneho ugashyiraho leta. Aba ministre bose bahari basanzwe barimo uti mujye muri vacances, ariko mubanze mugaragaze dossier hanga bose, kuko baravuga nese niba aba ministre bagize leta ko bajya bafata konje bakagenda, guverinoma bayapfuye ivaho ntibikiriho, imirimo irakomeza bien sûr, puisque ministre afite kuba yajya muri vacances, afite kuba yapfa, ari n'igihe bapfa ari babiri icyarimwe. Ntabwo mvuga abagize iyo mvugo izaveho. Guverinoma ni iki? Voilà le problème maintenant. Icyo mbazaga la collégialité. Ntabwo mwagira collégialité muri guverinoma mutazi guverinoma icyo ari cyo.
there is government is practice and there is government is theory. Government ifite ni concept ifite practice na theory yayo. Ni nkuko urumva mu cyongereza nibo bavuga neza. Mu cyongereza ntabwo bavuga ngo abaminisitiri n'abagize guverinoma. Bavuga cabinet. Members of the cabinet. C'est tout. Abakora imirimo bagomba gukora imirimo kandi cyane ku buryo buhoraho nibo bandi bahora muri see, minister is a political appointee. You are appointed by the president of the republic or the king in the case of kingdoms. Now, gentlemen, if they appoint you as a minister today or tomorrow, ejo bakagusimbuza undi mugenzi wawe babonye ari hari abanajya batera amahane Kagame ngo yavanye umuntu kumbe ngo bamwubikiye imbehe. Imvugo nk'iyo mu Rwanda n'ubu iracyakoreshwa cyane kugira ngo minisitiri avuga ngo imbehe yubitswe rero intero ikaba iyo ngiyo mu Rwanda hose n'imbwe bwiza karirimba muri Ganda ejo bundi baravuze ngo muri Ganda bigize hambere hangaha abanyamakuru barabivuze ikinyamakuru cyavuze ndi rushyashya nanicaye hangaha ndabisoma kuri iki cyo ntazi cyane yego kuri telefone yamaye muri Ganda ntaba yavuye mu Buyapani ngo ubona muri Ganda ari muri Ganda hari igihe yigeze kubaho hangaha yitwa ngo le poids lourd du FPR. Babyumva poids lourd mu cyongereza ubwo sinzi mu Kinyarwanda bavuga ngo iki ni igikomerezwa kagireso. Yego muri Ganda yigeze kuba hangaha ari we witwa igikomerezwa cya FPR. Kubera iki impamvu ngira ngo ni cyagiye higeze kuba igihe byabaye ngombwa ko hashakishwa umuntu wo gusimbura Pasteur Bizimungu nka perezida kuko yari yakoze ibintu bidakorwa. Ibyo byo nabyo ni ikibazo cyabaye iki uzi ko umaze muri guverinoma imyaka 6 kandi uri perezida ari wowe ni institution nta n'ubwo uri guverinoma niwe uri guverinoma iri hariya nka train wowe uri ukamumaze imyaka 6 hanyuma ukabwira abanyamakuru ba Jeune Afrique ukiri perezida kandi utaravamo ukavuga uti do ingabo z'u Rwanda hangaha ziracyari monocolore. L'armée rwandaise qui est monocolore comme l'armée du Burundi. Ati igihugu kizabaho gite? Ati bizagenda bite? L'armée rwandaise est monocolore comme l'armée du Burundi. Ibyo ngibyo nabisomye muri Jeune Afrique noneho nelefona abantu ni ibyo ni ibikibasha. Ibyo bavuga nibyo nimumbwire mwebwe ndabona ari Bizimungu bitangaje. François Soudan niwo muhaye mikro. Kiri nambagaje abantu turicara turaganira. Baterega bimaze iminsi ati hariho iyo minsi rero bimaze sinshaka kuyimenya. Biri yatangaje byonyine. Arrêtez-le immédiatement. Si vous ne le faites pas, nkuko muri muvuga ngo byateza ikibazo mu mahanga nta kibazo kizabaho na kimwe. Il est le premier citoyen de cette république nouvelle qui cherche à corriger les erreurs du passé des deux républiques bananières et génocidaires. Niba koze biriya we nka Bizimungu Pasteur nka président kandi azi neza ko ari top muri le mouvement ou plutôt le parti byose ni kimwe si kimwe burya yabaye muri mouvement ya FPR yagiyemo ajyanye na kaje guhakwa bacigoma mbarora wahise utegeka ko bamufata. J'ai demandé perezida sintegeka jewe ngira inama abumva yego akazi kanye kabayo iteka ryose n'ubu ngubu ndacyakomeza kubagira inama kandi yembwira bumva yego abatumva bahise bamufata bwakeye wumva habayeho kubanza gushidikanya ngo ese haza nawe ni arrêtez-le s'il n'est pas mis aux arrêts ni ukuvuga ko ntaretira hangaha ngo bizagenda bite tuzabigenza muzabigenza mute nose bigenda bite mu gihe umuntu yakora crime de haute trahison ari président de la République c'est la haute trahison hari n'ibindi bitari ibyo izina wabyita nirihe uri président wa République hano uravuze ngo nta nihari ngo u Rwanda ntiruriho ngo nta
ngo nta ingabo ngo ingabo iyo uvuga ngo ni monocolore no kuvuga ngo ingabo za n'abatutsi gusa nkuko Burundi ese abatutsi abahutu ni iki nta mututsi nta muhutu nta mututsi n'abanyarwanda umaze imyaka 6 wabonye neza ko twavanze ingabo zaravanzwe ingabo za Habyarimana ntabwo bazibujije ko n'udo uzajye mu ngabo urebe wowe nka president warabibonye neza kuko uwo mpangu wafatwa wo kuzivanga nawe wari partie prenante nom de Dieu none umaze imyaka 6 uri no icyo gihe byarandenze naretse no kujya hariya kongera kujya hariya bansanga ngibonye nkababwira ndi wanjye ntabwo naje kujagata jewe niba dagaritswe ku mpamvu mwebwe mushobora kuba muzi kandi mutansobanurira genda giye mukomeze ibyanjye mfite ibyanjye nari mfite ito rigengiye kwiragira inka zanjye Masisi mu mashyamba yego byarandakaje kuko abantu baravuga kutamenya amategeko nibyo birumvikana twari dufite abana benshi mu ngabo n'abasivili bari muri leta rero urumva neza ko mu gihe twarwanaga urugamba rw'amasasu mu mashyamba twitaga abana biyongozi iri kamanda w'ingabo ugomba ko kiyongozi ariko muri leta siko bigomba kumera nk'ubugezi nyivuga kiyongozi mvuga umutware w'abatware Kagame kuko nugumya kuvuga ngo kuyobora bayobora impumyi cyangwa bakayobora bahabye n'abayobye ubuse abantu bazitwayobye kuza ryari none se ko tubita abayobozi nyine nikosa fondamentalement nikosa hari ikosa ritari ryumvikana neza ngo rivugwe none reka mbonye umwanya wo kurivuga ariko ndibabwiye niba n'urugero turi mu mashyamba turarwana urugamba nk'abantu bigometse kuri leta yego la rébellion du Front patriotique du Rwanda en l'occurrence ariko si yo rébellion yonyine yabayeho uretse ko ari yo yonyine nzi yabaye une rébellion exemplaire pas seulement sur le continent africain mais dans le monde entier depuis sur l'espace de 1000 ans et plus sindabona indi rébellion nk'iya FPR Kagame buri yakoze ibintu byatangaje isi yose niyo mpamvu bahora bamwitabaza mu byerekeye umutekano kuko enfin kuba bita abayobozi très bien kuyobora ni ijambo ry'ikinyarwanda sibyo yego ariko iryo jambo rero iyo warishyize ubundi hari inka y'intwarabugabo iyobora izindi ku bantu baragiye inka barari intwarabugabo niyo ndi imbere y'izindi zikayikurikira iyo nka rero iyoboye izindi ntabwo iziyobora ivuga ngo reka nyobore irishyo cyangwa aya mashyo y'inka ndeba mu bitabo ndeba amategeko ngomba kugenderaho none iyobora inka zindi neza kandi ikurikiza amarangamutima ibyo itekereza n'ibyo yumva bikwiye ntabwo iri mu gitabo cy'amategeko n'ingabo rero ku rugamba kiyongozi wa military operations muri bush cyangwa tubyita maki ntabwo we wayobora ntabwo waba ufite ingabo uri kamanda wazo ngo uzajye uvuga ngo reka manze usome icyo amategeko ateganya kugira ngo twebwe uyu murimo wacu tuwutunganye no urakora ibyo wumva bikwiye ukirinda ugakorana gusa cya kindi kigomba kuba muri buri musoda cyitwa ko ugomba kwitangira igihugu cyawe waba corporal sergeant kugeza kuri generali uretse ko ingabo zikora rebellion ntabwo zikenera kuba baba generali na sergeant yakora rebellion mu gihugu cyari cyose nka sergeant wo muri Liberia witwa sergeant Samuel Doe wakoze we ntabwo yakoze rebellion yakoze coup d'etat yego well aho ngaho ni biza ko byumvikana ko mu gihe abantu bari ku rugamba rwo kubohora igihugu n'inkotanyi ko zabigenje kandi neza cyane ntabwo wari kubwira Kagame ngo nasome ibitabo garebe icyo amategeko ateganya kugira ngo rebellion izatsinde birumvikana neza ariko bakwiye kwitwa bande niba batakwiye kwitwa abayobozi uravuga urabona habaho inyito zijyana na context abantu barimo iyo urugamba rwo kubohora igihugu rurangiye universellement et toujours habaho gushinga leta no gukora administration y'igihugu gushinga institution igihugu kikaba administré à la façon nouvelle la façon nouvelle d'administrer il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour ce qui est de l'administration des États. Il n'y a rien de nouveau.
igihinduka icyo gihe mwe inkotanyi zifasha leta n'urugero bafashe leta nako twafashe leta sinkunda kwivugamo kuko iyo mvuze ngo twafashe leta bisa nkaho je nagiye mbagira inama no kurugamo nta muntu narahiriye ngo ni inkotanyi sinye ndahiraje kundahizaje ibyo never ni na mpamvu ubwo burenganzira bwo kuba naranze kujya mu mirimo muri FP muri gouvernement muri Minafete umwaka wose naranze ubwo burenganzira nabuhabwaga nuko ntigeze ngira ndahirira ko baravuga ngo warahiye wese aranga imirimo ya FPR agomba gushibwa igihanga you get umurimo baguhaye ngo ugemo nitegeko kuko warahiye gisi nta muntu narahiriye yabigize kandi nkana FPR yavutse ku giti yavutse muri twebwe ubwo FPR yavuka ubwo twavukishaga FPR hari Kampala muri 87 ni nabwo nasohoraga igitabo do agatabo nasohoye hariya bajya abana bajya banshimira cyane nabita abana kandi none hari n'abasaza ngo hari agatabo bakoresheje cyane nanditse mu gusensibiliza gukora mobilization ya FPR RPF nacyanditse ndi nicaye hariya mu rutoke mu nka zanjye imasisi ahitwa igicanga nabaga ndi munsi y'isi nandagiye n'inka ngirantya kuri za mashini za cyane za tikta za Remington tikta nandika kuri bya muri bita muri bikwiye byitwa stencil kandi utubora inyugu tugatora umuntu agashyira hariya bakagira batya sinzi ku stencil bita la reprographie ariko urumva gende ndi mu mashyamba ndandika gutyo ngo abana bakabyana igomba bon navuga mwebwe ntimukambwire ngo ninze kuri goma gukora imirimo iyo ni yanyu birabareba akangi kazi nibyo ngibyo byanditse nimusha bon enfin abatwitaga abayobozi bakwiye kwitwa abandi n'abatware hari kwitwa abatware na Kagame gatwara mwandikiye rimwe hari abantu bizi kumbwira je nkunda umwami sinkunda repubulika nicyo ntazi na demokarasi n'ibintu by'ibikoko birahanga bigumye kurya abantu by'ici bihugu bikamunga hafi ntabwo repubulika y'u Rwanda yagiyeho kubera Abanyarwanda bashyizeho non le 28 janvier de quelle année encore 60 machin iriya repubulika bashinze Gitarama hariya ntabwo ari Abanyarwanda bayishinze yashinzwe neza bimenyekane ntabwo Abanyarwanda bakoze neza ko bikwiye bya bindi byitwa referendum yo guhindura ubwami buba repubulika ntabwo byakozwe uko bigomba gukorwa ahubwo habayeho hari umuntu wabitegetswe waje kubikora witwa nde w'umubirigi w'umugeneral pardon mu colonel Guy Logiste yagize mu kwezi kwa 11 itegeko yari afite no kuvanaho umwami no gushinga repubulika kandi yari bitunganije mwandikiye Kagame yego hari baruwa nanditse mu izina ry'abantu bansabye ko ngo ijambo ryanjye ndivuze ngo rirumvikana kandi ngo rigera n'ibutware bakari agaciro ariko ngo barambwiye bwo urambwira ibi ngibi bya internet sinzi aho bihishe mu kuzimu barimo cyangwa bashyamba barimo isi yose bamundagaza inyandiko bambwira bati muzeyi bati turakuzi we ntutuzi ariko hari icyo twagusabaga niki se basha musaba ese akantu nagiye wowe nta kibazo kabya bati hari icyo twagusabaga bati kandi yakugira Imana icyo twemerere ndababaza nicyo niki musaba se baje bati twagira ngo uzatugeze ijambo yutware muri kwa perezida wa Repubulika niho bavugaga ibutware bo ntabwo bavuga ibutware bageze ijambo muri presidence kwa perezida Kagame bati kuko tuzi neza ko ijambo uvuze iyo rimugezeho ari agaciro nibyo kandi ntabwo babeshya bari babivuze basa nk'ababizi babivuze basa nk'ababizi sinzi uwo bababwiye ariko n'ubu mu kanya ndibuze ko nababwiye ko ngikomeza kubagira inama ari perezida wa repubulika ari n'abandi cyane cyane uriya mukobwa uduhagarariye hariya
uhagarariye ntabwo ari twebwe nk'u Rwanda hagarariye bya bindi bita l'Organisation internationale de la francophonie, la bien nommée Louise Mushikiwabo. Ni buri munsi tuba tugira gutya. Ega burya abakora ibyiza iteka ryose umuntu muzima agomba kubagira n'inama mu gihe azi ko yaba yakenerwa batanamusabye, uretse kugenera nabisabwa mfite. Abana baje iwanjye rimwe bo mu ngabo, reka mbivuge nabyo bitangaze kuko n'abandi bazajya babigira. Abana mu ngabo nagiye kubona mbona umwana araje ansanze aho nari nduhutse, umuhungu wanjye mukuru icyo gihe kakiri akana gato kiga muri primaire ngira ngo ubu ni afite imyaka 40. Nuko arambwira ati papa, ati hano hari ibintu hanze aha ngaha twayobeye ibyo ari byo, atumenye baje kugufunga. Mbo icyatumye avuga ngo yatinye ko baje kumufunga icyo kirahari kuko yarambonye igihe ntabwo bamfunga banziritse, oya baza bitonze neza. Yarambaje ati si papa, ati ko nduzi bimeze nabi hanze none, ati baragushaka, atumenye baje kugira ngo bagufunge nanone se nafunzwe he, ati se igicanga ntibagufunze turi kumwe kandi ati niba watubwiye ko bagufunga neza, atareka abo ngabo ntabwo baje neza, ese baje nabi, abo baje nabi n'abaturutse he bashaka icaro, niba bashaka kurwana ndaje, niba bashaka kurwana baje kumfunga bafunga jewe naho burya barabeshyaga sinari imfunze, nari ngiye gutanga inama muri guverinoma ya Zaire cya kindi cyanze kuba igihugu. Ibyo akundaza kukubwira none mukanya ariko urimo uragenda sota ufite amakuru menshi, ufite ibiganiro byiza, ufite ibiganiro byiza, ariko mukanya yarutubwiye ati barakwegereye bashaka ko ubwira president mubagerezaho iki. Basabaga ikintu cyiza gikomeye kandi kigomba kuba cyanasabwa n'ubu ngubu kandi kizasabwa cyane, ariko si ugusabwa. Bo baravuga bati ugize neza kunkebura, ni byiza kugira abanyamakuru baba bafite acumen nk'iyo ngiyo ufite yo gukebura umuntu ufite kuba yakwigira indondogozi kandi nta burenganzira afite bwo kwigira indondogozi abwira abanyamakuru. Burya ni kurondogora, burya hari abantu bafite uburenganzira n'abatabufite, ndaza kubibabwira. Reka no kongera gusa nkaho nindatinda mu makuru. Uratubwira abo baza gusaba iki ngo ubwire president, abo bana bo mu ngabo baje bavuga iki? Abo mu ngabo bo baje bakoka inkimunda bagakanganya abagore, byo ndabibabwira mu kanya. Reka tuvuge iyo ngingo. Hariho abo ngabo banyandikiye banyumvisha ko bo ari inkunzi z'umwami nkanjye, nagihoze ngira ngo barakunda umwami nkanjye, kumbe bo bakundaga ikindi ntazi. Baravuze bati tujya tuganira tugasanga byaba byiza, bati bamwe turi mu mahanga abandi bari mu Rwanda, bati hari igihe tujya tuganira tukabona byaba byiza ko leta y'u Rwanda ndareba hirya cyane. Oya nta kibazo. Ibiti byanjye birimo hama ariko ndabikunda. Byaba byiza ko barambwiraga bati twagiye tuganira concertation tubazanya uko leta y'u Rwanda ya inshya yashakisha uburyo bw'uko repubulika iri aho ngaho yasimburwa n'ingoma y'umwami. Bati mu bibazo by'u Rwanda rufite icyo kibazo kirahari, kuko niba barabonye umuti w'ikibazo cy'inzitane cyo gushakisha ubutabera bw'abantu bakoze jenoside bakoresheje gacaca, ko bavanye mu muco w'u Rwanda no mu mateka y'u Rwanda ubwo butabera, kandi ko gacaca zakoze akazi k'intangarugero. Ibyo byo nibyo bati kuki tutavoma mu muco w'u Rwanda n'uburyo repubulika yasimburwa n'ubwami. Icyo gitekerezo wakigejejeyo? Nabanje kubabaza utubazo nka tubiri mbere yuko yewe
nandikira Kagame perezida wa repubulika mu izina ry'iryo tsinda narababaje ese basha ubu ndandika ibaruwa nandikira perezida wa repubulika mvuga ko ari Ntarugera mwene Lazaro cyangwa ndavuga ko ari mu izina ry'itsinda ritagira izina mufite izina niba muri abanyarwanda mwishyize hamwe mugamije ibyiza byaba bya politiki cyangwa ibindi nta kuntu Kagame atabiha agaciro ariko mwitwa abandi mwagiye mwishyira hamwe mukora concertation nk'abantu bashaka bagamije iki izina mwitwa ngo iki mbabwira izina mugomba kwiha tugomba kwiha nanjye nkunda umwami nibyo si nkunda repubulika biraza ni nayo mpamvu cyane cyane nanze kuba nakwitabira bira by'ubuyobozi kuba narabyanze sinshaka umwanya w'ubuyobozi repubulika pamwe nzabagira inama kugeza ubwo nababaje bajyaga bajya hamwe ari agatsiko kitwa Kagame kitwa iki niba ari itsinda ry'abagabo bazima abagabo kandi si ukuvuga bararesa kabutindi burya n'abakobwa bitwa abagabo mu gihe mwatarabanye icyo gihe bakabura icyo wambwira sasa nkababwira nti sasa genda huze nimwe muretse mu amasaha 2 cyangwa 3 mutekereze mumbwire ko nandika iyo bari wandi bwandikire perezida mu izina rya mwese ko ese kuki mumbaza ngo mbavugire mwebwe nta munwa mugira mwacitse umunwa muzi kuvuga ariko bazi kugera we iryo uvuze ryumvikana cyane kuki hagomba kumvikana iryanjye se icyo nawe erega nk'ibyo muvuga ngo ijambo ryanjye ngo ugende avuga ariko ijyana ibutware ntibyo muvuga je sindabizi wababwiye simuzi ntariko umuntu w'umugabo wese agirwa n'ijambo niba mfite ijambo nta mpamvu ritagera ibutware hejuru hariya cyeka niba mutazi kuvuga baterega twebwe ntabwo bidashobokera no kuba gutunganya ijambo neza genda bavuga ni ijambo nimumwire uko mwitwa muri ngabo z'umwami muri za ngabo z'umwami numvise hambere zashakaga kuza kuvanaho Kagame kubwa amasasu mwazibayemo batoya kuko muzi ko hari igihe habayeho igihe cy'ingabo z'umwami umwami icyo gihe urumva ngo hari ingabo za Kigeli kandi yewe ibiriya mpamvu urabona igikondo aho nari ntuye bakanyita umwana w'umwami n'ubu ngubu niko banyita ahangana nitwa Papa Wemba ariko Kimironko banyita Papa Wemba muzampitiremo iryo nzagumana umwana w'umwami ndumva ari ryo ryiza kuko nakunda umwami très bien ariko Papa Wemba ni inshuti yanjye yabaye inshuti yanjye ikintu twabaye inshuti ku buryo nawe ngo turanasa nigeze kugigoma niwe wari impimbye Papa Wemba nigoma niwe warigize babonye neza nawe bya bindi hari hapfuye umuntu tugiye guha mu padiri well iryo zina narihimbwe n'abanyekongo nambutse paka ubwo najyaga nambuka umupaka hariya bo baraje baranantwara ntatanze passport hariya ngo i Rwanda ngo nsohoke baraje bantwaye gutya kwa kundi babyita ngo icyari babyita m'apporter un triomphe comme un roi qui rentre et qui est ressuscité ntabwo ni do igihe cyo gutera reka da baje biruka bati Papa Wemba ngo yazutse yari yaramaze yaguye hariya Abidjan aririmba kandi yari yarasabye Imana ko izamuha gupfa aririmba ari kuri scene kuri stage byarabaye ubwo rero babimbwiraga ari muri 2016 well ngiye kumva abantu n'imirindi baturuka nkariya bavuye ko umupaka barambutse baraza baramba but Papa Wemba wagiye enfin akoni ka intermède reka tukareke mbabwire ibyo ijambo ese biracyatambuka urumuri rurahagiye nta kibazo c'est ça babuze nta nyito bari bafite ni ukuvuga rero ntabwo bari serious byaje kugaragara ko bo icyo bashakaga ni ukuvuga ngo Kigeli azi asimbure Kagame nta kindi kandi bidashoboka kuko perezida wa Repubulika Kagame yaranababwiye we ubwe yabwiye Kigeli Washington yabitwibwiriye hariya muri 1996 ku itariki ya 20 ku itariki ya ndayibuka n'itariki ndayibuka ariko si ngombwa 24 December 96 ati hari umuntu wamubajije icyo kibazo
de manière tangentielle, hein, hari habaye inama ya bayita conférence de presse, hein. Le vice-président a convoqué une conférence de presse. Il y a qui vice-président, le ministre de la Défense. Et yarabashubije agira ati nari Washington igihe gito gitambutse Kigeli twarabonanye. Abashaka umwami b'Abanyarwanda nta wababuza, kuko ni uburenganzira bw'abaturage b'u Rwanda kuba bagira umwami, basaba kugira umwami cyangwa se kugira repubulika. Atariko nabajije Kigeli mbese ko babwiye Kigeli ngo natahe, aravuga atari ko ndatahane ko abami babiri mu gihugu cye. Oya si uko yavuze. Ariko witwa nde kuri Bamba? Nitwa Karinijabo. Sha enda rwose salut. Impamo pe. Uragabonera biteka ryose sha. Urakoze cyane. Dukeneye abanyejabo. Twarababuze mu Rwanda. Ni Kongo cyane cyane muri Afrika muri rusange. Impamo pe. Bazakuvuge. Nanjye nzakurata. Uri umunyejabo kandi do ese uzi ko muri iyi ndirimbo y'igihugu maze ijabo ryawe gisinze kavuga indirimbo ngo nabi kubera itabi ryabaye ryinshi. Rimba nabi nk'umuntu maze ijabo ryawe riguhisha mbo ako nakantu keza cyane. Iyo pe ariko kuki Abanyarwanda batajya bamenya indirimbo yabo nibura ngo bagire ku mutima, usanga irimo n'amagambo aryoshye meza. Ntabwo ndabona hymne nationale nziza nk'iri. Ni hompe ibindi byose no gufyinata. Ni nkuko ntarabona na Marseillaise nta no gufyinata. Ndayikuririmbira. No gufyinata. Ndashaka nuko rero uwamubaje icyo kibazo cy'umwami byagenze biti, ndashaka kumenya precisement umutego wari uriho kuri amaza amubwira amwumvisha ko ibiteganyirizwa umuntu wabaye umutware cyangwa umukuru w'igihugu nkuko tubivuga ubu, ati birahari ibyo kugira ngo abe yataha we nk'uwabaye umukuru w'igihugu nubwo bwabaye igihe cy'iminsi mike. Ati sinatahane ko nasohotse ndi umwami kandi wimye ingoma ku buryo buteganywa. Ati nzataha nitwikize. Ati gisi nataha, ati nshobora gutaha ariko nitwa umwami nta kindi. Ntabwo nataha nka Kigeli kirazira. Ndabambye Abanyarwanda nagiye ndi umwami w'u Rwanda, ubu ndagenda nitwikize. Kagame yuko yabwiye Kigeli atese wakubaza ati ahangaha uri wumva uri umwami. Mu by'ukuri mu mategeko agenga bene ibyo ngibyo muri droit coutumier y'Abanyarwanda, iyo umwami yabaga yagiye yahunze igihugu akiza amagara ye, yabaga yasezeye ku ngoma n'abazamuturukaho nta n'umwe wavuga ngo afite la prétention au trône. Kandi Kigeli niko yagiye yahunze ariko yabonaga ko ari bupfe. Yavuye Kinshasa niwe waza mu ibendera ry'Ikongo ibanye ubwigenge. Yagiye mu kigo cya mukuru we niwe agomba kujyayo, ariko mukuru yaramaze gutanga. Mukuru ni Mutara Rudahigwa, Mutara wa Kangahe wa gatatu. Niwe waza mu ibendera ry'Abanyekongo le 30 juin itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 1960. Niwe wazamuye. Bon muri make kugira ngo make yikise Kagame yaramvuga ati ahangaha uri wumva uri umwami, kuvuga ngo ushaka gutaha uri umwami, ahangaha uri wumva uri umwami. Icyo yamushubize ntabwo nkizi, agomba kuba yarajijinganyije akarya indimi, kuko umwami burya bafite icyo bivuze. Urumva ko ndabona urugero kugira ngo byumvikane abatwumva babyumve cyane cyane Abanyarwanda babyumve neza, ari mu Rwanda hagati no hanze. Umwami w'u Rwanda wahunze akiza amagara ye
mu mategeko y'u Rwanda droit bayita mu Kinyarwanda amategeko ashingiye ku muco. très bien. Ntabwo uwo nguwo yabaga yatakaje uburenganzira bwe bwo kuba yakwima ingoma we nabe bazamukomokaho. Reka dusoze, dore twatangiye habona none dusoje hatari kubona neza, ariko dusezeranya abadukurikiye ko tuzongera tukagirana n'ibindi biganiro. C'est exact. Nibyo rwose, reka nanjye nshimira abadukurikiye mbasezeranya ko nta gihe cyose bizaba ngombwa ko nyintera kuba nababwira ijambo ngo ngiye mbe ndarigita cyangwa ngo mvuge mfite imirimo ituma ntabasha kuribabwira. Ni byiza ko tujya duhura kuri ubu buryo, kuko burya umuryango utagira abakuru babwira ijambo ryiza abatoya, bene mu muryango ntubaho, bene icyo gihugu ntikibaho, kirazima. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane.